impundu zivuze ku musore, impundu zivuze ku mwana. Aravuze ngo nubwo intambara yaba iri kuturushya ariko twe gucogora. Haleluya. Nubwo intambara ikomeye, intambara z'amadeni nubwo zikomeye, intambara z'ubukene zikaba zikomeye, intambara z'amagambo zikaba zikomeye, umuririmbyi aravuze ngo ibendera ya Yesu igize gute? Imanitse ku muntu wese uwizeye Imana kandi uyiringiye. Nubwo intambara iturushya ariko twe gucogora. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihimbazwe. Nkuko nabivuze natwe hari ibendera ryamanitswe ku buzima bwacu, ubuzima bwanze gusobanuka ariko aya masaha burasobanuka. Nuko nabivuze hari ibendera ryamanitswe kurya rihatari ariko aka kanya ibendera rya Yesu ryaranesheje, ubuzima buremera turi kurya. Nuko nabivuze hari ibendera ryamanitswe ku buzima bwacu, twambaye ubusa aka kanya turambaye. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese ugiye kunyumva anyemerera nyumve, yumva aya magambo akomeye gutya. Ibendera rya Yesu rigize gute? Riramanitswe ku buzima bwawe. Uko byawe aho waba uhagaze hose, ni yumva amarira ya, yumva gutaka ko, yumva kwibutsa Imana, yumva ibintu yibukije ngo bimutera guhita atuma Yesaya mwene Mose aramubwira ati subira kwa Hezekiya none ahangaha ugenda umumbwirira aya magambo, umubwire ngo numvishe gusenga kwawe, numvise n'amarira yawe, ngo umurangize umubwire ngo kandi ku myaka yawe nongeho 15. Bivuye hehe? Nta handi bivuye. Bivuye mu kumvira Imana no kuva mu byaha. Haleluya. Bivuye mu kumvira Imana no kureka ibyaha no kuba yarayikoreye, yarakoze ibyo abandi batakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mugabo we, wa musara we, wa mukobwa we, wa mumama we, nukora ibyo abandi batakoze. Haleluya. Ugakiranuka ukareka ibyaha, ndagira ngo nkubwire ngo nukuri uzabona ibyiza byo mu gihugu. Haleluya. Amen. Ajya kumvira Imana bijya biruta ibitambo, ni ku ijambo ryatubwiye. Kandi nta kindi yadusabye muri iri jambo twasomye. Yadusabye kumvira Imana tukayikorera, kwamara kuyikorera tukamara iminsi yacu tuguwe neza. Oya niki dusaba? Unyemerera ubyumve. Nukuri nuwumva iyi mbuzi ntiwinangira amatwi, nuvuge ngo hoya ibi ntabwo. Turabashuhuje bakunzi bacu bo kuno yabivuze TV n'ihumure ry'Imana TV. Turabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe aho muri mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, Amerika, Canada, i Burundi, iwacu Rwanda, Australia, Ubwongereza. Turavuze ngo ineza y'Imana ibabeho kandi ukuboko kw'Imana ntikugahweme kubarwandira mu izina rya Yesu Kristo. Hano imbere rero tuhafite umutumirwa, ni mushyashya, ni umukozi w'Imana, ari mwuka wera w'Imana, ni ukuri arimo imbaraga z'Imana. Turamwakiriye atwibwire, ariko tubabwira ngo dukeneye inama zanyu, dukeneye ibitekerezo byanyu. Ni ukuri ni mwebwe nshuti dufite, ni mwebwe miryango dufite, ni mwebwe babyeyi dufite. Tubabwire ngo turabakunda kandi turabazirikana uko bwije nuko bukeye. Kunesherezwa n'Imana kubaho mu izina rya Yesu. Aho imbere tuhafite umutumirwa, ni umukobwa mwiza Imana ihamagaye mu minsi nk'iyi ngiyi. Ibwira abantu ni karibu umukozi w'Imana. Mazina nitwa Fikene Magata. Yego. Ndi umukobwa. Yego. Ibindi Imana iduhana umugisha. Yego. Rero nkuko mubyumvise, ndi mushyashya, ndi umutumirwa wanyu. Yego. Tuje kuganira ku bintu ku ijambo ry'Imana. Yego. Kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho muri iyi minsi. Yego. Iruhije abagenzi. Yego. Yego. Hanyuma turakwakiriye, ni karibu no gusenga. Imana yo mwijugire gute igushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Uri data wa twese mwiza. Yego. Uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Yego. Uri umunyacyubahiro, uri hejuru ya byose. Aya masaha amwe guhora ku ngoma Imana, nicaye kuri aya macano, unyemerera ubane na buri muntu wese ugiye kunyumva. Kandi data twese bo mu gihugu cyo mu ijuru, abo mu Rwanda n'abo mu bihugu byo hanze, unyemerera ubane nabo mu buryo budasanzwe, kandi icyo wagambiriye gukora bari cyo ukora none n'iteka ryose. Ko niko nasengaga Imana Data n'Umwana na Mwuka Wera. Amen. Hagana jya nkubwire ngo urasa neza. Amen. Urasa neza, wambaye neza. Twahirukana gutanga na gucyo, ndabona na Yesu yarateye inyama ibyo yavuze yarabishohoze. Icyo Imana yavuze,
icyo Imana yavuze no kugikora iragikora, Yego. kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye, yego icyo yagambiriye nikikora. haleluya Amen. Amen. Nubwo wanyura mu bikomeye, hejuru y'ibyo ngibyo bigukomereye Yego. haba imbaraga z'Imana Amen. zibasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwira n'ibyo Haleluya, dutekereza. haleluya. Rero kuba ngana gutya, kuba nsa gutya ni imbaraga z'Imana, kuko Yego. nta kuri Imana itakura umuntu, nta na kuri Imana itageza umuntu. yego Yego. duherukana uba mu ishyamba ariko Imana ihabwa icyubahiro ko Haleluya. yahagukuye. Imana ibasha gukora cyane nk'uko nari mbivuze, ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Bwari ubuzima bugoye cyane, nibaza ngo mbese amaherezo y'ibi bintu bizagenda gute, Yego. ariko Imana ikajya ivugana nanjye ikambwira ngo humura. Haleluya. Amen. Ikambwira ngo humura, nubwo bimeze gutyo zagutabara nkukure muri iri shyamba. Yego. Rero nabonye amaboko y'Imana Amen. akura umuntu mu ishyamba Yego. akamuha kuba mu nzu. haleluya Yego. yego hanyuma turakwakiriye tugezeho icyo Imana yavuganye nawe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Amen. Ni karibu. Amen. yego Reka gatoya ntatinze dutangize, hari umuririmbyi nkunda cyane yego wa 204, yego namuvugaho gatoya, ubundi nkavuga icyo Imana yangejeje ku mutima, yego kugira ngo na buri muntu wese uri bunyumve nawe yumve ko hejuru y'ibintu byose byaba biri kumurwanya hari imbaraga z'Imana. yego Dore ibendera ya Yesu iramanitse, uwaraje ahuru yacyo atabara be. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabasho. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara iturusha twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Haleluya. Amen. Umuririmbyi aravuze ngo nubwo intambara iturusha, ariko ngo twe gucogora, ngo kuko impundu ziravuze. Impundu zivuze ku mubyeyi, impundu zivuze ku mukobwa, impundu zivuze ku mugabo. Itara rya Yesu rigize gute? Rimanitse. Nubwo waba uri kurwana, nubwo waba uri kuburagizwa, ariko ibendera rya Yesu rigize gute? Riramanitswe. Haleluya. Muri ndavuga ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, ariko ngo nubwo zikomeye dufite umwami Yesu. Unyemerera ugira umwami Yesu muri wowe, nanjye ngira umwami Yesu muri njyewe, kubwira ngo atuneshereze, kuko ingabo za Satani zo zigize gute? Zirakomeye. Haleluya. Amen. Aho ngaho rero nabasuhuzaga, ni umuririmbyi umfasha, nawe umwumvishe yagufasha. Amen. Reka dusomane ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, riboneka muri Yobu 36, turasoma umurongo wa 10. Haleluya. Amen. Twumve tugeze
ku murongo wa 12. Haleluya. Twumve icyo Imana iri kuvugana natwe muri iri jambo. Haleluya. Haravuze ngo kandi zibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho ikabihanangiriza kuva mu byaha, niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara imyaka yabo mu byishimo. 12 aravuze ngo ariko nibatayumvira bazarimbuzwa inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo aya ni amagambo Yobu yanditse, ayandika mu gihe kitari kimworoheye kandi mu gihe cyari kigoye, mu gihe ubutunzi bwe bwari bwaramushizeho, mu gihe abana be bari baramushizeho, mu gihe inshuti ze zari zaragiye, mu gihe n'umugore we yari yaramwihakanye, ariko yandika amagambo akomeye. Aravuga ngo nubwo ibintu binkomereye ngomba gukomeza gukiranuka, narangiza gukiranuka, kuko yarageze avuga amagambo aravuga ngo nubwo byagenda gute, inshuti ze zije kumubwira ngo hoya, yaba wari umukozi w'Imana, iyaba waravuganye n'Imana, iyaba warasenze Imana by'ukuri koko, iyaba udafite ibyaha ntabwo ibi byago byose biba bikugezeho. Ariko Yobu akomeza aravuga ngo hoya, nubwo bimeze gutya nzarinda mva mu isi nikuyeho kuba inyangamugayo. Akomeza no kubihagarika, arangije akomeza no kubibwira abantu, arangije bituma yandika n'igitabo. Ageze muri 36, Imana yacu nishimwe, yandikamo amagambo akomeye ku murongo wa 10. Haravuga ngo niba yumvira, haleluya, ngo kandi zibuye amatwi y'abantu kugira ngo bumve ibyigisho. Imana yacu nishimwe, izibuye amatwi y'umugore, izibuye amatwi y'umukobwa, izibuye amatwi y'umusore ndetse n'umugabo ubasha kumvira ijambo. Imana yacu nishimwe, izibuye amatwi y'ufite n'udafite, izibuye amatwi y'ubatse n'utubatse, izibuye amatwi y'uwabyaye n'utarabyara. Imana yacu nihimbaza, izibuye amatwi y'usenga n'utarasenga. Uzumva iki cyigisho, iravuze ngo izibuye amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho. Imana yacu nishimwe, nta bindi byigisho agira ngo bumve, ngo ni ibyigisho byo kuva mu byaha. Imana yacu nishimwe, ni ibyigisho byo kuva mu magambo, ni ibyigisho byo kuva mu businzi, ni icyigisho cyo kuva mu busambanyi, ni icyigisho cyo kuva mu ishyari, ni icyigisho cyo kuva guteranya inshuti zawe. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Haravuga ngo kandi zibuye amatwi y'abantu bose bazanyumva, Abanyarwanda n'Abanyamerika, Abanyakanada n'Abaganda n'Abahehe bose, ngo ikabihanangiriza kugira gute kuva mu byaha. Imana yacu nishimwe, ngo nibayumvira. Imana yacu nishimwe, ijambo rikomeye cyane, ngo nibayumvira bakayikorera. Haleluya. Iyi Mana nibamara kuva mu byaha, bamaze kuva mu businzi no mu kubeshya, bamaze kuva mu bugambanyi, bamaze kuva mu buryarya no mu burozi, bamaze kuva aho hose, ngo bakayumvira. Imana yacu himbazwe, ngo barangiza bakayikorera. Haleluya. Ngo aba bantu bazayumvira, umusore uzayumvira akaza akayikorera, umugore uzayumvira akaza akayikorera, umugabo uzayumvira akaza akayikorera. Ndetse kubera ko n'umuririmbyi ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo bazagira, n'uwo mwana mutoya nawe uzayumvira akaza akayikorera. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya ivuze ngo aba bantu, haleluya, ngo bazamara imyaka yabo cyangwa se iminsi yabo baguwe neza, bari mu byishimo, bafite amahoro, bazasenga bumvwe, bahamagare bitabwe. Imana yacu nishimwe, bazakora akazi kabo kagende neza, bazacuruza bunguke kuko bazaba bamaze kuva mu byaha. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Ngo nta kintu n'iki na kimwe cyera kirabura batazigera bakoraho ngo kigende, kubera ko bamaze kuva mu byaha. Ngo ariko 12 havuze amagambo akomeye. Imana yacu nishimwe. Amen. Havuze amagambo akomeye, amagambo avuga ngo aba bantu nanone nibatayumvira, nubwo bahawe isezerano ry'uko bazagubwa neza, nubwo bahawe isezerano ry'uko bazarama, nubwo bahaye isezerano y'uko bazakora
bakunguka, nubwo bahawe isezerano ry'uko bazubaka ingo zabo zigakomera, nubwo bahawe isezerano ry'uko bazabyara abana babo bakagira ubugingo. 12 havuze amagambo akomeye, haravuze ngo nibatayumvira. Haleluya, Imana yacu ishimwe, ngo aba bantu nibatayumvira ngo bazarimbuzwa inkota, ngo kandi bazapfa ari nta bwenge bagize gute bafite. Imana yacu tugirire neza, kandi Imana yacu twitaho, Imana yacu dushyigikire. Haleluya, reka mbabwire inshuti z'umusaraba, Imana yacu nishimye. Mureke tuza dukorera uyu mwami, kuko umurongo wa 12 uteye ubwo. Umukire n'umukene uzamugonga utumviye Imana. Haleluya, ufite amafaranga n'utarayagira uzamugonga uyu murongo, uwubatse n'utarubaka uyu murongo uzamugonga. Haleluya, Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nihimbazwe. Ufite amazu meza ageretse n'utarayagira uyu murongo wa 12 natumvira Imana ngo ayikorere uzamugonga, ngo azarimbuzwe iki? Inkota. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu himbazwe. Rero nshuti z'umusaraba, tureke tutazabubwa wa muririmbyi waririmbye ngo waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Imana, waba wararuhiye iki? Haleluya, harimo n'abandi bantu batumviye Imana kandi bari muri ibi bintu by'Imana. Haleluya, bagakora ibintu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, ugarukira aho ngaho nanjye ngarukira aha ngaho, kuko icyo Imana ishaka ko tuva mu byaha, twamara kuva mu byaha tugakorera uyu mwami. Imana yacu nishimwe, twamara kumukorera tukamara iminsi yacu tuguwe neza, tukinjira mu masezerano. Imana ishimwe, tukinjira muri Kanani yasezeranyije abayikunda. Imana yacu nishimwe. Haleluya, Imana yacu nihimbazwe. Nukuri mumfasha namwe mwifasha kugira ngo tuzinjire mu by'Imana yavuze. Haleluya, nikumvira iri jambo nditinze, iyo wumviye Imana ugendana n'Imana neza. Dufite abantu batigeze bumvira Imana, nyamara bari barasezeranyijwe, ibyabo birangirira mu butayu. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Uwiteka turengere mukuru uyu munsi, kuko ijambo nta kindi ridusaba. Ntabwo ridusaba amafaranga cyane ko harimo n'abatayafite, ntabwo ridusaba amashuri cyane ko harimo n'abatayafite, ntabwo ridusaba inshuti nyinshi kuko harimo n'umuntu uba wenyine. Icyo ridusaba ni iki? Ni ukuva mu byaha, tukareka ibyaha, tugakizwa, tukagenda neza uko Imana ibishaka. Yakubwira ngo senga ugasenga, yakubwira ngo ririmba ukaririmba, kuko niko umurongo wa 11 wavuze. Ni ukuva mu byaha, twarangiza tugakorera iki? Tugakorera Imana. Abahanuzi ni ukuva mu byaha barangiza bagakorera Imana. Abavuga butumwa ni ukuva mu byaha barangiza bagakorera Imana. Nshuti z'umusaraba, mumfasha namwe mwifasha kugira ngo turebe ko tuzamara iminsi yacu tuguwe neza. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nigire gute? Nihimbazwe. Haleluya, kuko Bibiliya yaravuze ngo ni ukuri abantu bubaho Uwiteka. Imana ishimwe, ngo bazarya ibyo kurya, bazagirya ibyo kurya byiza byo mu gihugu. Ariko ngo nibatayumvira rya jambo riragarutse, ngo nibanga bakagwama bazarimbuzwa inkota. Nshuti z'umusaraba, wowe uri kunyumva none aha ngaha ntuzanyumva n'ikindi gihe, unyemerere mureke tuve mu byaha. Niturangiza tugire gute? Twubahe Uwiteka, niturangiza tumukorere kugira ngo turebe ko igihugu cyacu cyakira, inshuti zacu zakira, imiryango yacu yakira, twarangiza tukabaho neza tuguwe neza. Haleluya, amen. Haleluya, nukuri Bibiliya ni ukuri. Umuntu yizeye Imana akayumvira, ntabwo Imana ijya imutererana. Haleluya, ntabwo Imana ijya imutererana. Nubwo waba uri mu ntambara, Yobu yanditse aya magambo atari uko amerewe neza. Nuko nabitangiye mvuga ngo inshuti ze zari zamuvuyeho, abana be bashize, ingamiya zashize, umugore we yamwivuyeho. Ariko aravuga ngo hoya biragatsindwa. Bigeraho umugore amubwira
nakubwira ngo wakwihakanye iyo mana ugapfa, haravuga ngo hoya, namaze kumenya neza ko iyo uvuye mu byaha, Imana ishimwe, ukareka ibyaha ukaza hetopaya sire drome jezi control, ukadibini staya sire drome, ukamini kutaya bone sanse, ukumvira Imana, umara igihe kirekire mu myaka y'ibyishimo, umara igihe kirekire mu myaka y'umunezero, umara igihe kirekire mu myaka y'amahoro. Iyo ubwo byagenda aravuga ngo hoya, ntabwo njyewe nareka, nzakomeza nubaha Uwiteka, nzakomeza nubaha Imana. Icyo nzi cyo, haleluya, ni uko iyo avuganye nanjye hari iyo kwizerwa. Nta kindi Imana idusaba ni ukuva mu byaha tukareka ibyaha. Haleluya. Wowe unyumva, nta kindi Imana iri kudusaba muri iki gihe gisa gutya. Abandi bibandi bivuyemo, abandi bananiwe, abandi bibakomereye, abandi bavuza induru. Wowe nta kindi Imana igusabye. Amakuba urimo Imana irabizi ko uyafite, intambara urimo Imana irazizi ko uzifite, ubukene urimo Imana irabizi ko ubufite, amagambo bakuvuga Uwiteka arabizi ko akuriho. Nta kindi usabwa muri ibyo byose. Unyemere ruhamye nk'uko Yobu yahamije, nurangiza uve mu byaha urebe ibi agakiza Uwiteka kuzanye. Haleluya. Ngo Abisiraheli bageze ku nyanja itukura babuze inzira. Haleluya. Barabyibazaho babuze inzira, ariko kubera ko nubwo byari bimeze kuri bagifite kumvira Imana muri bo, Imana yarurutse inzira mu nyanja itukura, Abisiraheli barambuka. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kindi usabwa, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona ari intambara, nubwo ubona ari ubutayu burebure, wowe ava mu byaha, kuko isezerano Bibiliya yavuze ni ukuva mu byaha, warangiza ukagira gute, ukayikorera, ukabona amahoro n'ibyishimo, ukagubwa neza, ukabona ubutsinzi, ukabona ubutabazi, ukabona ihumure ry'Imana. Ndagira ngo ntange n'irindi tangazo rivuga ngo umuntu utazayumvira inkota izamurya. Haleluya. Umuntu utazayumvira inkota izamurya, umuntu utazayumvira ni ukuri. Nubwo wasenga, ugasenga kanyara, ugasenga kizabona, ugasengera mu mazi, ugasenga ibyuba, ntabwo umugisha wo Uwiteka wawubona, ahubwo uzabona inkoni y'Imana, uzabona inkota y'Uwiteka. Imana ishimwe, kandi Imana yacu tugirire neza. Haleluya, haleluya. Nta kindi gifasha umuntu mu rugendo usibye kuva mu byaha, ukirinda icyaha n'igisa n'iki n'icyaha. Icyo ari cyo kizatuma ubaho neza nk'uko Bibiliya yabivuze. Oya, ni ukuri. Nshuti z'umusaraba nicyo gisabwa, nta kindi dusabwa. Ntabwo Imana ikubwiye ngo uzane amafaranga kandi ntayo ufite. Ikikubwiye ni ukureka ubujura bwawe, ikikubwiye ni ukureka ubusambanyi bwawe, ikikubwiye ni ukureka amahane yawe, ikikubwiye ni ukureka ubwibone bwawe, ikikudebona sanse gide jezi, ikikudibinifo, ikikubwiye ni ukureka ishyari no kagambana, ubundi ukumvira Imana. Wamara kumvira Imana ukareba ukuntu ibyiza byo mu gihugu bikuza. Haleluya. Imana yacu nishimwe, nishimwe kandi himbazwe, ishyirwe hejuru, kuko Imana ni inyacyubahiro. Uko byagenda kose, ndagira ngo nkubwire, nubwo abantu muri iyi minsi mutabyitayeho, haleluya, munyemerere mubyitaho, kuko nta hantu Imana itagukura, nta naho Imana itagushyitsa. Ushobora kuvuga ngo hoya, ibi ni iby'abarokore. Hoya, ntabwo ari iby'abarokore. Nawe utari umurokore birakureba. Hari umuririmbyi cyane twajyaga turirimba uvuga ngo, yemwe abakerensa ibyo uwo mucunguzi, mukavuga yuko ari iby'abarokore, turababurira kandi tubabwira uti igihe kirageze, Yesu aragarutse. Haleluya. Igihe kirageze, ntabwo ari iby'abarokore nshuti yanjye. Ibi bintu uri kumvisha amatwi ntabwo ari iby'abarokore, turi kubaburira, turi kubabwira ngo nimuva muri ibyo byaha. Umugabo umwe wigezeyo ava mu byaha, aravuga ngo ni ukuri, agiye kubwira Imana. Imana nyamara ari itegetse itegeko, bamwita Hezekiya. Ngo ageze mu gihe cyo kurwara, Bibiliya iravuga ngo ararwara, ngo agera kure cyane, ngo amaze kugera kure cyane, ngo Imana ituma umugabo bita Yesaya mwene Amosi. Haleluya. Ngo imaze kumutuma,
inama ngo iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya. Imana yacu nishimye ngo aragenda ngo umubwire ngo ni ukuri ugiye gutanga, ngo utangire uraga ibintu byawe byo mu nzu yawe, numara kubiraga kuko ugiye gutanga. Ayiwe ngo Hezekiya abyumva abwira umuhanuzi aramubwira ngo urakoze kuza kuntumikira, ariko kubera ko yari yarigeze asanga ibicaniro bya Bayali n'ibya Asheri ngo ahita yerekera ivure. Hahandi yari yaravuye mu byaha yarakoreye Imana, ngo amaze kwerekera ivure ngo aratangira arasenga, ngo abwira Imana aravuga ngo Uwiteka, nubwo wantumyeho ndabyumvise, umbwiye ko ngiye gupfa, ariko reka nkwibutse. Haleluya. Arayibwira ngo nyamara wibuke ko nigeze ngendera mu nzira zawe ntunganye, nyamara wibuke ko nigeze nica ibigirwamana nkakubita ibigirwamana bya Ashera na Bayali, wibuke ko ari njye wakuye ya nzoka y'umuringa Mose yari yaramanutse mu butayu, ya yindi Abisiraheli bareberagaho bagacira igihe bari baratewe, ngo ibyo byose ngo abyibutse Uwiteka. Ngo Uwiteka arongera asanga Yesaya mwene, ayiwe abyumvise ngo arongera asanga Yesaya mwene Mose, ngo Bibiri iratubwira ngo yari ataragera no mu murwa, yari ataragera mu murwa mo hagati. Ariko kubera ko Hezekiya yarumviye Imana, ariko kubera ko Hezekiya yaravuye mu byagakorera Imana ibyo ishaka, ngo arangije ihita ibyumva. Ntuvuge ngo ni iby'aba nyiricano cyangwa se n'iby'abandi bantu, hoya nawe ubwawe biragira gute, biri kukureba. Imana yacu nishimwe. Nta kindi cyari kinzanye ahangaha, kwari ukugira ngo mbabwire ngo Uwiteka yambwiye ngo muve mu byaha, nimumara kuva mu byaha muyumvire ikibategeka. Kuko Mose mu Itegeko kwa 2:28 handitse amagambo avuga ngo nimugire umwete wo kumvira Uwiteka amategeko abategeka uyu munsi, haleluya, muzahabwa umugisha. Rero Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo mumwumvire, kandi nimumara kumwumvira mubishyire ku nkingi y'umutima, pana kubishyira ku munwa. Imana ishimwe. Nimurangiza mubishyire mu bwonko, maze murebe ibyiza, murebe agakiza Uwiteka agize gute abazaniye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo icyo ari cyo cyari kinyicaje kuri iyi kamera, kwari ukugira ngo twibukiranye ku magambo y'Imana, tubabwire imbuzi y'Uwiteka, tubabwire ko nubwo bimeze gutyo Yesu aragarutse. Amen, amen. Yesu aragarutse. Yesu aragarutse. Mubyumve mutabyumvise, Yesu aragarutse. Icyo nicyo cyari kinzanye, narije kubabwira ngo nimuve mu byaha kuko Uwiteka aragarutse. Kandi Imana iraje ntabwo izaceceka, hoya iraje ntabwo iri buceceke. Ushobora kuvuga ngo niko bavuze, ngo nejo bundi narabyumvise. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ariko bizakomeza kuguma, hoya. Uwiteka araje kandi araje bidatinze. Imana ije gukora icyo yavuze gukora. Abantu mwabigize ndabimenyereye, mureke kubigira ndabimenyereye, kuko Imana iraje. Niza ntabwo izaceceka, niza n'uruhinja rwo mu nda ruzabimenya. Niza na babandi bavuga ngo turakomeye, dufite abarinzi, dufite iki, nabo bazabimenya. Niza. Haleluya. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu himbazwe. Niza. Imana yacu ishimwe. Niza na babandi bavuga ngo hoya ngo twebwe ngo ibyo ngibyo, ngo twebwe ngo dufite ababodyguard, dufite iki, dufite imbwa, dufite abasekirite, nabo bazabimenya. Kuko Uwiteka aje kunyura kuri buri muntu wese, nk'uko yavuze ngo yihanangirije abantu kuva mu byaha, ni nako aje kunyura ku mukobwa, akanyura ku musore, akanyura aje kubarana n'abantu be. Abantu mubireke. Imana niko yavuze ngo aje kubarana n'abantu be, aje kubarana n'abahanuzi, aje kubarana n'abavuga butumwa, abapasiteri, aje kubarana n'abashumba, aje kubarana n'abaririmbyi, aje kubarana n'abavuga butumwa, aje kubarana n'abakirisitu, aje kubarana na bano tuvuga ngo ni abapagani, nabaje kubarana nabo. Haleluya. Aje kubarana nabo. Buri muntu wese igiye kumuhembera, ariko arasaba ko baririmba avuga ngo izaduhembera aho idusanze. Buri muntu wese ije kumuhembera aho imusanze. Amen.
Haga Imana iguhereza umugisha, utubwirije neza, Imana yo mu ijuru ibane nawe kandi gushyigikire. Hanyuma tanga nimero zawe, umuntu washaka ko mwasengana gukeneye inama zawe, tanga nimero zawe ku buryo yakubona, Imana ikwiteho. Nimero yanjye ni 078 32 75 Yego. 274. Yego. 078 32 75 274. Iyo niyo nimero yanjye. Uri data wa twese, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano. Twari twicaye aha hantu, unyemerera ijambo ryawe, uriherekeresha imirimo n'ibitangaza, abavuye mu byaha ubakuremo burundu. Kandi data wa twese mu gihugu cyo mu ijuru, unemerere natwe tugaragara nk'abakibirimo, natwe dukomeze data wa twese mu gihugu cyahera, uturinde kugwa aho abandi baguye, kandi udufatishe amaboko yawe. Sengera buri muntu wese mwami Imana, umugirire neza, umurengere, ubarwanirire intambara, ubacire inzira aho zitari. Abakeneye ubutabazi ububahe, abakeneye kurengerwa ubarengerwe, abakeneye gutabarwa ubatabare, abakeneye ihumure uribahe, kuko uri data wa twese mwiza, ni mu izina rya Yesu. Amen.